iwacu n'ijuru tubicubitsemo nk'abashyitsi n'abimukira Sinaha iwacu n'ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye unyizere mu rugo rwa data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo Sinaha iwacu Sinaha dufite iwacu ni mu ijuru tubicubitsemo nk'abashyitsi n'abimukira Sinaha iwacu ni mu ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye unyizere urugo rwa data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo tuzirirwa mu isi ariko bwakwira ntituyiraremo hari n'igihe tuzayiraramo ariko ntituyirirwemo uwo munsi nama w'Imana azabashe kujyana intore ze aje kujyana abera mu ijuru ryera birabire iwacu Sinaha mbega igishimo nzaba mfite nibereye umurwa w'abera ahantu ntazongera kurira ahantu ntazongera gutaka wishima nzabisezera nshima by'iteka kandi amaso yanjye atigeze abona ku isi ibyo ni byo nzasimanirwa Sinaha iwacu Sinaha dufite iwacu ni mu ijuru tubicubitsemo nk'abashyitsi n'abimukira Sinaha iwacu ni mu ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye unyizere urugo rwa data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo Sinaha iwacu Sinaha dufite iwacu ni mu ijuru tubicubitsemo nk'abashyitsi n'abimukira Sinaha iwacu ni mu ijuru Yesu ati nimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye unyizere urugo rwa data hari amazu menshi ayo mazu niyo tuzabamo itukuzo nakunda nakumbuye numva nshaka kwitahira nakeza katuma nkumbura isi nayibabarijwemo kandi bihagije icyo nkeneye ni ukuyitera umugongo haleluya nazamuka nkajya iwacu kwivuga ituze umunsi n'isaha umwami azashyiraho ariko azagaruka kandi nanone ahitwa bapfa bapfiriye mu mwami abo barahirwa kuko kubizera Imana urupfu ibitotsi umunsi azahamagara abera basumba ijwi bave mu bituro
Sinaha, 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 iwacu ni mu ijuru. Iwacu ni mu ijuru no mu isi, tubicamo nk'abashyitsi n'abimukira. Sinaha, iwacu ni mu ijuru. Yesu ati muhagarike imitima, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hari amazu menshi, ayo mazu niyo tuzabamo. Nituza umunsi